wese aho ava akagera atinya urupfu. N'ikimenyimenyi nta muntu n'umwe wabwira ngo uragapfe ngo abure kubyakira nabi cyangwa se akwereke yuko bimubabaje. Bisobanuye yuko uretse no kuba turwanga turanarutinya cyane. Ariko se ni iki gitera umuntu mu by'ukuri kwifata ari wa muntu wabwiraga ngo uragapfe bikamubabaza cyane ndetse bikaba bishobora no kuba byabateranya, ujya ukumva haciye iminsi mike cyangwa amasaha make ukumva ngo yiyahuye? Ibyo bintu biba biterwa n'iki? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora kuba ziri gutera abantu benshi muri iyi minsi kwiyahura. Ese biterwa n'iki? Biva ku ki? Tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora kuba zagukurura kwiyahura, kandi rimwe na rimwe muraza gusanga ari twe tuba twabigizemo uruhare rukomeye cyane, turuka no mu mico cyangwa se imyifatire yacu ya buri munsi. Iki kiganiro ni icya Wildland TV, mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Nk'uko twatangiye tubivuga, imico n'imyifatire byacu akenshi nibyo bidukurura no kwijyana mu ngeso mbi zishobora kuba zadukuriramo no kuba twafata umwanzuro ugayitse wo kwiyahura. Ikintu cya mbere na mbere gitera abantu benshi kwiyahura ni ikintu cyo kwigunga. Kwigunga ni ikintu kibi cyane bitewe n'uko wumva yuko usa naho uri mu isi yawe wenyine, cyangwa se ibibazo waba urimo gucamo cyangwa se ibyo uri kunyuramo bigukomereye, ukumva ko nta wundi muntu n'umwe uri kubibona cyangwa se nta wundi muntu n'umwe ubayeho nabi nk'uko ubayeho, cyangwa se ufite ibibazo nk'ibyo ufite wowe. Ubwo rero ikintu cyo kwigunga ni ikintu kibi cyane bitewe n'uko uko ugenda urushaho kwigunga niko ubwonko bwawe burushaho kukwereka yuko n'ubundi ubayeho nta kintu wimariye cyangwa se ntacyo ufite cyakunezeza, n'ubundi kubaho mu buzima bwo kubaho ubabaye cyangwa se ntacyo kukunezeza na kimwe ufite cyangwa se wabasha kubona. Ubwo rero uko ubasha kubaho mu buzima bwo kwigunga niko utangira gufata imyanzuro mibi cyane ishobora kuba yavamo n'uyu nguyu wo kuba watekereza kwiyahura. Ubwo rero ikintu cyo kwigunga, nimba hari umuntu ukiziho cyane cyangwa se we niba ukiyiziho, gerageza gutangira kukigabanya kuko ni kimwe mu bintu bibi cyane bishobora kuba byatuma umuntu atangira no kuba yagira nyine ya mitekerereze igayitse cyangwa se imyanzuro igayitse, cyangwa se ibitekerezo biganisha ku kuba yafata umwanzuro utari mwiza, ashobora kuba haviramo n'uyu mwanzuro mubi wo kwiyahura. Ubwo rero nimba hari umuntu uzi ugira iki kintu cyo kwigunga cyangwa se nawe ubyizeho, utangira ugerageze kubyigabanyamo, cyangwa se ubwire uwo muntu nyine ubiziho umugire inama cyangwa se urusheho kumwegera umufashe kugira ngo agabanye ibyo bintu, kuko ntabwo ari byiza. Abantu benshi cyane mu bantu biyahura ku kigero cyo hejuru, abenshi baba bafitemo ikintu cyo kwigunga cyane. Ntabwo ari cyiza rero, washaka ukuntu wagikosora cyangwa se uzi ugira iki kintu ukamufasha kuba yagisohokamo, nawe mu buryo bwawe ubona bwamufasha kuba yabivamo, ukamugira inama akabivamo. Tugiye kujya ku kindi kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri gitera abantu benshi kwiyahura ni ugukoresha ibiyobyabwenge n'ibisindisha cyane. Iki nacyo ni kimwe mu mpamvu zitera abantu benshi cyane kwiyahura hirya no hino ku isi. Buriya ibiyobyabwenge nk'uko nyine nawe urimo kumva ijambo kuyobya ubwenge, kuko ngo nyine iyo ubwenge bwawe iyo butakiri gukora neza, ushobora no kuba wabona ibintu bidahari, kuko ubwonko nibwo bubasha gukontorora ibice by'umubiri byose, nibwo bubasha gutuma amaso areba agasobanukirwa icyo arimo kureba. Sometimes dushobora kubona umuntu ngo yiyahuye, ukaba wanagira ngo wenda hari nimba yikubise mu modoka cyangwa yihanuye hejuru kuri etaje, ukaba ushobora no gutekereza ngo buriya ngo yabikoze abishaka. Nyamara wenda rimwe na rimwe wenda n'ibiyobyabwenge ashobora kuba yari yafashe, wenda yabonaga ari inzira nziza cyangwa se yumva we atanabitekereje, cyangwa yabonaga ari akandi kayira keza cyangwa se ari nka pisine ashaka gusimbukiramo ngo yoge. Hari umukomedi w'umugande njya nkunda kureba udukomedi twiwe, afata ibiyobyabwenge yamara kubifata, noneho uko ari kubifata cyane nyuma bigatangira kumwereka ibintu bidahari, yareba nk'umuntu bari kumwe akabona yahindutse nk'ingagi cyangwa se ihene cyangwa se imbwa cyangwa se izindi sura nk'iy'ifarashi, akikanga cyane akajya yibaza se uyu muntu ko
ndi kubona ari umuntu ariko nanone akaba afite umutwe nk'uw'ihene, mbese ibintu nk'ibyo nyine. Ubutumwa yabaga ashatse kuvuga ni ukwerekana yuko ibiyobyabwenge atari byiza, bigenda bikabya ubwenge bwawe bikakwereka ibintu bidahari, kandi koko niko bimeze. Kuvuga ngo ibiyobyabwenge uko bifashe ku kigero cyo hejuru, ubwenge bwamaze kuyoba, n'amaso yawe atangira kubona ibidahari. Noneho kuko ubwonko ari bwo bubasha gukontorora ibice byose by'umubiri, noneho we ibyo uri kureba ukabona ibintu bidahari, bitewe n'uko ubwonko bwa nyine ntabwo uri kubasha gusobanurira umubiri wawe nyine ibyo ibice by'amaso yawe nyine ibyo biri kubona ngo bibashe kubisobanurira. Ubwo rero muri make ibiyobyabwenge cyangwa se ibisindisha bikabije cyane, cyangwa se wabifashe ku rwego ruri hejuru, nabyo ni bimwe mu bintu bitera abantu benshi cyane kwiyahura, cyane cyane ko na statisitike zibigaragaza ko abantu benshi mu biyahura ku kigero kiri hejuru nabo harimo abantu baba bafashe ibiyobyabwenge byinshi cyangwa se ibisindisha byinshi cyane. Muri make rero icyo nacyo cyaba ari ikintu mwagerageza kwirinda mu buzima bwanyu, cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se gufata ibisindisha ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe n'uko bibasha kuyobya ubwenge. Noneho ubwenge ni we bugibasha gutekereza neza ku kintu ugiye gukora, hashobora kuba havamo nyine no kuba wakora ibintu utazi, wenda we kuko nta nubwo uba utekereza ko hashobora kuba havamo n'ibyo bintu by'urupfu, ntabwo ibyo bintu uba ubitekereza ko nyine nta ubwonko bwa ntabwo waba ukibasha kuba bwakora neza ngo ubashe gutandukanya ikintu kibi ugiye gukora n'icyiza wagombye kuba ukora. Muri make rero ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibisindisha nabagira inama yo kubyirinda cyane, kuko nabyo biri mu bintu bikurura abantu benshi cyane mu kuba bakwiyahura nyine, bitewe n'uko nyine baba babikoze batanabitekerejeho, cyangwa se ubwonko bwabo butabashe kwanariza ku gikorwa kigayitse bagiye gukora, ugashiduka babikoze gusa. Iki cyari ikintu cya kabiri gitera abantu benshi cyane kwiyahura. Tugiye ku kintu cya gatatu. Impamvu ya gatatu rero itera abantu benshi nanone kwiyahura, ni ukwiyumvisha ko ibintu byose bigomba kugenda uko ubyifuza cyangwa se uko ubitekereza. Muri make rero nanone iyo uri umuntu wiyumvisha yuko imitekerereze yawe byanze bikunze igomba gushyirwa mu bikorwa, cyangwa se ibyo utekereza ko ariko kuri iki teka ryose, ukumva ko ibintu bigomba kugenda mu buryo bwawe gusa, ni hahandi nyine uziyumvisha yuko n'ubundi ibyo wakoze cyangwa ibyo watekereje nimba bitaguhiriye, ukumva ko n'ubundi buriya watsinzwe mu buzima bwawe. Ntabwo ujya uba wemera gutsindwa niba wiyumvisha gutyo, ukaba wafatira umwanzuro nk'uwo nguwo nanone ugayitse, bitewe n'uko urumva yuko wasebye kuba ibyo watekerezaga cyangwa ibyo wibwiraga bitagezweho, ukaba wafata umwanzuro wo kwiyahura. Urugero rufatika cyangwa twavuga, si ukuvuga yuko abantu biyahura kenshi ari n'abantu baba batazi ubwenge cyangwa batagize gute, ariko abenshi mu bafite n'iyi myumvire nabo bishobora kuba byaviramo kwiyahura. Nka Adolf Hitler, uzi ukuntu byagenze abonye intambara yari yarashehoze y'isi nyine ayitsinzwe, yishyira muri acide sulfurique mu rwego rwo kugaragaza yuko atakwemera gutsindwa. Muri make rero iyo wiyumvisha yuko ibintu byose bigomba kugenda uko wabitekereje cyangwa se uko wabiteganyaga, ukaba utari umuntu ubasha kwakira impinduka zibaye mu byo watekerezaga, rimwe na rimwe nibyo bishobora kuba byagusunikira gute kwiyahura, bitewe n'uko uri umuntu wiyumvisha yuko uri umunyacyubahiro, cyangwa se ibyo utekereza byose bigomba kugenda neza uko ubyifuza cyangwa uko wabitekerezaga. Muri make rero uba ugomba kwakira impinduka ziza mu bintu uba wifuza cyangwa utekereza ko ugiye gukora cyangwa se wifuza kugeraho. Niba bijemo impinduka uba ugomba kubyakira, cyane ko twe turateganya nk'abana b'abantu, ariko Imana akaba ishyira mu bikorwa ibyo twatekereje cyangwa se ibyo ibona ko byatugira umumaro. Ntabwo dukwiye kwakira rero kwiyumvisha yuko ibyo twatekerezaga byose cyangwa ibyo tugambira gukora bigomba kugenda neza uko twabiteganyaga. Niba uri umucuruzi ugiye kurangura ibintu, wiyumvisha ko byanze bikunze 100% nta gihombo kigomba kubizamo. Noneho ngo nubona uhombye gufata umwanzuro wo kwiyahura, cyangwa se nimba nk'abantu bakora ibintu by'amabetingi n'ibiki, ngo niba wafashe amafaranga ukayajyana kuyabetingisha, ukabona ntago uriye ntago utsinze, ngo uhita ufata umwanzuro wo kwiyahura. Ibyo bintu ni bibi rero, byo kugira imyumvire yo kwiyumvisha yuko ibintu bigomba kugenda uko ubitekereza cyangwa se uko wari wabiteganyije. Muri make tuba tugomba kwakira impinduka ziza mu bintu tuba twateguye gukora cyangwa twateganya gukora, cyangwa se twavuze cyangwa twibwira. Icyo nacyo
kimwe mu bintu bitera abantu benshi kwiyahura. Dukwiye kwirinda imyumvire nk'iyo, nayo tugomba kuyikura mu myizere yacu cyangwa imyumvire yacu. Tugiye kugenda tugere ku kintu cya kane nacyo gitera abandi bantu benshi cyane kwiyahura. Ikintu cya kane gitera abantu benshi kwiyahura rero ni ikintu cyo gufata umwanzuro uhubutse. Ibi bintu njya nkunda kubivugaho ngo niba uri umuntu ukunda gufata imyanzuro uhubutse utatekerejeho, bizarangira nawe ubwawe wishyize mu kaga, kandi iteka akenshi umuntu ufata imyanzuro ahubutse yishyira mu kaga kuruta uko yakwishyira muri areze cyangwa se yakwishyira mu mwanya mwiza w'ibyamugirira umumaro. Kuko guhubuka ni ikintu kibi cyane mu buzima, nta muntu uhubuka ngo bipfe kumugirira umumaro, akenshi bizana ingaruka zikomeye cyane. Ubwo rero niba ari umuntu ufata umwanzuro uhubutse, ni hahandi umuntu azakurakaza, cyangwa se niba umuntu wenda umushojeho intambara wibwiraga yuko uri bumutsinde ukabona aragutsinze, ugahita ufata umwanzuro uhubutse nyine, ugahita uvuga ati aransebeje kandi niyumvishaga yuko ndi bumushobore, ukiyahura. Cyangwa se ngo umukobwa yakwanze, cyangwa se ngo umugore yakwanze, cyangwa umugabo, ugafata umwanzuro wo kwiyahura kubera yuko uri umuntu uhubuka. Uhubukira ikintu icyo utekereje nyine ako kanya ugahita ugikora, kandi biba byiza iyo utekereje ku kintu ugafata n'umwanya wo gutekereza ku mpamvu wakibajeho gutyo cyangwa wateganyije kuba wagikora. Ntabwo biba bikwiriye yuko buri kintu cyose utekereje uhita ugishyira mu bikorwa ako kanya. Icyiza ni uko wafata umwanya uhagije kugira ngo ubanze ukigeho, urebe niba nta ngaruka ziri buze muri icyo kintu, cyangwa se imbogamizi ziri buze uri bubashe kuzakira cyangwa se guhangana nazo. Muri make rero iki kintu cyo gufata umwanzuro uhubutse mujye mukirinda cyane, kuko abantu benshi mu biyahura abenshi baba bafashe uyu mwanzuro bahubutse batabanje kubitekerezaho. Ubwo rero muri make iki kintu nacyo mujye mukirinda cyane. Uno munsi ntabwo nshaka gutinda cyane, reka mpite njya ku kintu cya gatanu, ari nacyo cya nyuma mu bintu n'abategura bitera abantu benshi kwiyahura. Ikintu cya nyuma rero, ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma gitera abantu benshi cyane kwiyahura, ni ukwirengagiza cyangwa se kwikuraho inshingano kandi uzi neza ko uko byagenda kose ugomba kuzazibazwa. Mu by'ukuri hari abantu benshi cyane bajya birengagiza inshingano z'ibintu bazi neza ko bagakwiye kuba bazubahiriza cyangwa se bazikurikiza, kandi bakazirengagiza babizi neza yuko byanze kunze bizabagiraho ingaruka cyangwa se bazahindukira bakazibazwa. Ni urugero, niba uri nk'umubyeyi ukaba uzi ko wabyaye umwana, ntabwo ugomba kwikuraho inshingano zo kumurera. Uko byagenda kose ubuzima bwacamo, uko bwaba bukugoye kose, uko byaba bimeze gute, niba uzi neza ko wabyaye umwana, uwo mwana aba ari mu nshingano zawe, mu byo ugomba gukora aba ari mu buzima bwawe. Ntabwo uba ukwiye kumwihunza. Uko waba umeze kose, waba ukize cyangwa ukennye, ntabwo ugomba guhunga kurera umwana wabyaye. Uba ugomba kumwitaho uko ubishobojwe, kandi ugaharanira yuko bigomba kugenda neza pe mu buryo bwose bushoboka. Ubwo rero kwikuraho inshingano zo kumva utamurera, cyangwa se wenda tureke no gufata urugero ku mwana wabyaye cyane ikindi kintu, nimba ari n'akazi ugatangira ugahunga inshingano wenda z'akazi. Nimba bakubwiye ati aka kazi wenda niba uri manager w'ikigo runaka, ugomba gukora ibi n'ibi n'ibi, ugomba kwirinda amakosa ya n'aya, warangiza ukabirengaho bitewe n'uko wenda wiyumvisha yuko hari ubundi buryo wabikoramo kugira ngo urusheho kubigenza neza, cyangwa se mu buryo buri bukorere, kuko mva wenda kondisiyo z'akazi zikuvuna ugashaka gushyiraho izawe, umunsi bizakugora cyangwa se bizaguhindukirana ugasanga ntibigenze uko wabitekerezaga. Muri umwe muri wa mwanzuro twavuze, ugasanga ibintu ntibigenze uko wabitekerezaga. Ikindi kandi wikuyeho inshingano uzi neza ko uzabazwa, wahunze ikintu wagombaga gukora mu buryo bigusaba, none ugikoze mu buryo bwawe bwite. Ingaruka zizaziramo rero ugomba kuzazirengera. Muri make rero ugasanga biguviriyemo kuba wafata umwanzuro wo kugira gute kwiyahura, kuko wenda ni urugero, nimba uyobora nk'ikigo runaka, amategeko n'amabwiriza agenga kuba wakora akazi k'abandi neza akakugonga cyangwa se ukayica, ikigo cy'abandi n'igihombo rero wabigizemo uruhare cyangwa se uburangazi bwawe cyangwa kutita ku nshingano zawe uko bikwiye, uzabiryozwa. Nta kundi uzabiryozwa rero uretse nyine kuba wariha ibigomba kuriha kugira ngo ikigo cy'abandi cyongere kigende neza, cyangwa se akazi k'abandi ibyo wagomba kugakoramo bigende neza. Hahandi rero ubona ubushobozi bwo kuba wabiruta bufite, cyangwa se wumva yuko umuryango ushyize mu kaga cyangwa se ubuzima bwawe bushyize mu kaga, ukaba wafata umwanzuro wo kwiyahura.
Urumva rero ikintu nanone cyo kwikuraho inshingano kandi uzi neza ko uzazibazwa ukazirengagiza cyangwa se ukazihunza, nacyo ni ikintu kibi cyane kiri mu bintu bitera abantu benshi cyane kwiyahura, nacyo muzakirinda. Ibi ni byo bintu bitanu nari nabateguriye birimo gutera abantu benshi cyane kwiyahura, kuva na kera kugera n'uyu munsi, uretse ko uyu munsi abantu bagenda barushaho kwiyongera umubare w'abantu bari kwiyahuramo iyi minsi. Ubwo rero murebe buri wese ajye yicekinga ku giti cye cyangwa se acekinge mu nshuti ze, nimba ibi bintu bitanu twagarutseho bitari muri kamere zabo cyangwa se mu mico n'imyifatire yabo cyangwa se mu byo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro kandi mbashimiye yuko mukomeza kutuba hafi uko mubishobojwe. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel wayikora kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro nk'ibi ngibi bitwubaka mu bintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro, ndabashimiye.